k'ubuzima ntawe utakazi. Agaciro k'ubuzima nawe utakazi. Kwirinda ni ingenzi jya ubimenya. Kwirinda ni ingenzi jya ubimenya. Ibyorezo biba akarusho. Noneho mu bihe by'icyorezo ho biba akarusho. Menya ko corona ari indwara ivurwa igakira. Iyo ni corona barimo bavuga. By'umwihariko ni Kayonza ni Vision Shop rero ifashe umwanya wo kugira ngo rwose kwibutse ko icyorezo cyitwa coronavirus gikomeje gufata hasi hejuru. Tugira tuti rwose mukomeze kwirinda abanyarwanda. Ni Kayonza ni Vision Show Japhet and Family. Ni Vision Shop ni igize iti rwose mukomeze kwirinda cyane. Dukangurira abakiriya bacu rwose gukomeza kwirinda by'umwihariko. Ukakwambara agapfukamunwa aho ugiye tureke ingendo zitari ngombwa tujye mu muheza bamaze kwandura. Corona yazari icyorezo. Japhet rero agira ati mwe nyabuneka mukomeze mwirinde. Tubashishikarira kwinjira mukarabye kandi kwambara agapfukamunwa neza, agapfuka umunwa n'amazuru, ubundi muhaye rwose mwirongere mutahane ubuzima buzira umuze. Ni New Vision Shop igira iti mukomeze kwirinda nyabuneka. Amagara arasesekara nayorwa. Dufasha abana gusubira mu masomo. Aho n'ababyeyi babwirwa Tubaha iby'ingenzi bibafitiye akamaro. bifitiye akamaro abana. Tunoza umubano twubaka umuryango ubwuzuzanye ndetse n'ubufatanye. Aho kubwuzuzanye n'ubufatanye ni Vision Shop irabibifurije mwese. Ibifuriza rwose ubuzima buzira umuze. Babyeyi muganire n'abana musubize ibibazo bibaza. New Vision Shop Barimwe bambare mushinzwe uburere bwabo. Corona yaje ari icyorezo. Nyamara nidufatanye burya twayitsinda. New Vision Shop bakangura rwose gukomeza kuyigana. Sanitizer murazihasanga. Udupfukamunwa muradusanga muri New Vision Shop. Abamama n'ababyeyi tubifuriza ubuzima bwiza. Tugira tuturere injira muri New Vision Shop wihahire ibintu byose rwose nakubwira yuko bigabanyijweho kuko rwose ibiciro twabihananuye. Mwinjira mwirebere muri New Vision Shop Chez Japhet and Family. Nagukangura kwinjira rwose ntugende utarebye cyangwa se ngo winjire urebe neza rwose ibyo tugufitiye ibishya. Utwi tutabiteganyije bihindura inzozi bikagutesa. Ubuzima buzira umuze busaba ko twirinda ibiyobyabwenge, tukirinda ubusambanyi n'urugomo tugashyira imbere ubunimo. Ingimbi n'abangavu nimwubahiriza inama mugirwa ku buzima bw'imyororokere kugira ngo ejo hanyu habe heza. Corona yazari icyorezo. Udufatanya tuzayitsinda. Iyo ni New Vision Shop rero. Ababyeyi Tugira tuti rwose muratugane. abana n'urubyiruko Tubifurije ubuzima bwiza. abinuca ubudatuza. Nyabuneka mwirinde. Turifuza yuko rwose winjira ukarabye. Waba ufite hand sanitizer ukayitera tureba. Kandi wambaye agapfukamunwa neza. New Vision Shop Chez Japhet and Family kwisonga. Aya nayo nguko rero ni Japhet and Family. Filime yiswe Indoto Mbi turayisanga kuri YouTube. Icyo usabwa ni subscribe. YouTube yiswe Japhet Family and TV. Niho tubisanga rwose ibintu nk'ibyo ngibyo nucikwe ko filime yo rwose twakangukiye kuguhereza ibintu nk'ibyo birimo siporo nk'izo nuzicikwa. Abana b'abahungu baje ku mujinya wabo n'imihari myinshi baje abamaster nabo n'ubacika basore ngayo nguko turabisanga kuri Japhet Family TV. Reka nkuremo inkweto mbaze nkubita umukinga hano mugutimburira ngo ngwinurori gasanga kuri Japhet and Family TV rero. Aho rwose niho ugasanga kuko ku mucyango nibacitswe ibintu ibyo birimo n'ubicikwe. Basore wabona n'icyo ariko ku muvuduko abasore barimo kiswe Indoto Mbi. Nuruhererekanye ni season kuko nucikwa uraba ufite ibibazo. Basore barimo ibacikwa bas. Aravuga umusore hano
uhora n'iki tureba ariha ibyo byose ibiciko bisanga kuri Japhet and Family TV kizwi indoto mbi wigacikwa kuko agafilime ko ni keza ku bwinshi ngiye kukaguhereza rwose 5 kuri 5 kuva kuri episode 1 kugeza kuri episode ya nyuma. Abo dushimira rwose ni mwebwe murimo muturebera ibi bintu, wikwibagirwa gusubscribinga kuri YouTube channel yacu. Nabo dushimira rwose ni Vision Shop Chez Japhet and Family by'umwihariko wishyizemo umutahe kugira ngo iyi filime nk'iyi y'uruhererekanye mujya muyireba umunsi ku wundi. Icyo tugusaba ni kimwe gusa cyoroshye cyane, kanda subscribe kandi uduhe na commentaire zawe. Thank you sana.